hano kuragera dutosi z'intebe bitwaye iki sizanjye nizanjye ufite igihe kibazo nizanjye nta kibazo umura kura wagisaza kinyamafuti gusa Aguze Paul ubu ibintu uzabyigira kugeza ryasi kumbagiye kuganira abandi bagabo no kuvuga ibiki wamugore we nawe unesha umutwe amagambo yawe atari meza kuganira n'abandi bagabo se byinjiza iki nibyo umwana azarya nibyo tuzajye dukemuza ibibazo bya buri munsi kuganira tujuru kuganira n'abandi bagabo hakumana yanjye urakora ntituzi ngo amafaranga ajya he ntutahana n'ijana muri uru rugo ushaka se ko tuzasara nibyo wumva wifuza ase we ntukora niba nkora se ndi nyir'urugo urugo se urarwihakanye mbe ndongora nitunge turarufatanyije niba turufatanyije ibyo wagezeho sinjye wabiguheye urashaka iki kindi nawe uri kunyakira ayo ukorera ajya hehe wowe ayo ukorera ajya ntabwo uri leta ngo uraza kunyodita jya undeka noneho rero hano ndi muri odite aka nakumiro noneho urugo rwawe rutereranye burundu wabonye undi mugore se mbimenye ni gute udashaka guhahira urugo ntushobora kwita ku mwana wawe ndagira ngo ndavuze ngo njyawe nkorera ajya none se nzajya ntunga urugo njye nyine nabaye ndongora nitunge mbimenye ko utazongera kuduhahira erega nawe urabizi ko hari ibyo utuzuza neza yo twageze kuri ya gahunda ntubindyohereza neza hagati aho rero kuba nakwicara nkishakira igisubizo ni ikihe kibazo kibirimo ubundi none se ikibazo cyanjye cyo mu cyumba kigiye kuba no kuba none se intandaro si wowe none se umwana wacu nawe bigenderemo hanyuma se reka nkubaze nagukuye iwanyu yemeye kondya none se kurya bitwaye iki urakoze cyane none se kurya nayo nane kwihangira se ubundi aha kibasanga njya guhaha wenda ibyo mba ntabonye kondya hano iwanyu urambaza iki ubundi none umwana wawe nawe ntugishaka kumwitaho ntuhari se nturi nyina we ntabwo uri se none ubu narumiwe pe ageze muri iriya myaka yose ntacyo nakoze ibyo bintu byose urimo kwigira njyewe umenye ko turi imbirimbi ntabwo tuzakumvikana njye ntabwo ibi bintu nzabyemera papa Olivier ibyo wikora byose byo kubyuka ugenda ugaruka warigize isongi muri uru rugo nta kintu ukora ntabwo bishoboka rero nkubwire wa mugore we ndakwiyamye iri sereri ryawe rikumburemura mu mutwe buri munsi uzi ko uzatuma ntongera kugira kabiri ku mubiri wo uzi ko maze guta ibiro birenga 5 hejuru yawe wa mugabo wo mubyo mvuga atari byo reka ngo mworohereze wongere kunsakuriza ziba kandi mbaye ngiye sigara amahoro komana yanjye koko ibi bintu nzabemo kugeza ryari kweri mugabo nashaka kwita ku muryango binabamo n'ibiki sema kuri kurira byagenze ute bonye papa soka yirakaje Olivier samaze kutunanira neza burundu ntagishaka gutanga n'ijana ry'u Rwanda muri uru rugo arakora sinzi amafaranga ajya he ndagira ngo ndavuze ngo nanjye nzajye mbatunga nanjye ndakora ubu siko kunzabigenza nibi nibiki kose mama uyu musaza turamukorera iki koko njye maze kundambira nitware turi umucero utagira imboga nasi tuzabikora kugeza ryari Olivier tuzabikora kugeza ryari ntahembwa 350 ku kwezi abishyira he ko tazana n'ijana ungi bumaze kunyebe basi weriri hanga niba yaragize urundi rugo na yerura tubwire ko yarugiza dusezera agenda hameyo tumenye ko twitunze yangane weriri ikibazo ngiye kugikurikirana papa ngiye kumuneka ndamenya hanashyira amafaranga kandi ndaguha amakuru bitarenze ejo rwose mwana wamfasha dore umaze kuba mukuru urebe ko wamumfasha ndakagororoka basi werira nyine sibyo ndagukunda rwata mwana wanjye gaceceka kandi wihangane ibintu tuzabicamo kandi bizagira iherezo ariko icyo mwisheje ndamukurikirana sibyo. A few moments later. Kunda iki se iki numvaga nshaka umugore wo kurongora umugore ese ni sanfranga se nyine nta kibazo amafaranga iwanjye arahari ahubwo ushaka ngahe se wampa ngahe ndaguhereza ibihumbi kubera ko
ndumva naguha ibihumbi 20. Ayo ni make cyane. Ushaka ngahe? Ngewe ubundi mpagarukira muri 300. Wakwihanganya nkaguha 2,5. Happy. Nese basi byibura. Uranyara neza. Subizi se. Nabizi se. Ariko nanjye bira nkunda abasaza niyo mpamvu muciye make. Nkunda abantu bakuze cyane. 150 yakwishyura ka. Aya yuzuze. Gasurumva ibintu byarahenze. Ibintu byarahenze ibiciro byose byarazamutse. Bitewe nuko nkeneye ko bikemura kibazo. Arayama. Yego. Sikanuri cyiza. Ashiri. Shiri. Akoze. Asuga turakorera. Ndakujyana iwanjye. Ntabwo ufite? Nawe. Genda kujyana iwanjye. Tugende. Yego. Shawa ahantu heza. Sheri. Makuru ahantu heza pe. I love you. Turi kumfata cyane. Yego sheri. Shyiraho ryarimo tu make up. Yego. Nyegera ariko. Ese wowe. Nyegera neza. Yasha. Sijye mu cyumba. Umva rero mubwire. Umva umugore wanjye ntawo hari ariko sinakora ikosa cyo kumukujyana mu cyumba kandi ngiye gusamba turabikorera hano muri salo. Hano kuragera dutose izintebe. Bitwaye iki sizanjye? Nizanjye ufite igihe kibazo. Nizanjye. Okay, nta kibazo. Umura. Ngosha. Kura wagisaza. Nyamafuti gusa. Olive, hasoni rufite rwakarishije rwa pana kubahuka. Ibintu tumye niyambika ndi umuntu w'umugabo. Uri kubibona? Mwanda yabona mwana. Amafaranga basi wampaye urayibuka. Cyane. Uba amafaranga yose ukorera ni hariya ajya. Ega mwana wanjye kubaka urugo ntibyoroshye. Papa tukabura n'ikiro cy'ubugari muri iyi nzu, tukaburara tukirirwa amazi y'umugezi. Mama. Enda nkwereke, ngwino mbwire. Pa urambabaje. Agenze kenda ndabona. Seto. Niki se ko ndaba muri kwitotomba mwitonganya hano. Dore ngibi byawe. Ma, ngaho reba. Byawe. Olivier. Karame. Urasaze wambaye ingutiya uri umuntu w'umusore. Nese ibi bintu usanzwe ubinziho. Mama none ngiye zabaye kimwana ko ntashaka ikintu kimwe kikubabaza. Nakubwiye ko ngiye gukora iperereza ryanjye. Papa ngo ndagiye duhurira ku muhanda nagiye ndemera ntiri imyenda. Ndagenda njya kumuperereza. Nkubwiye amafaranga mpaye nawe ubwoba bwakwica. Ayaguhaye bigenze biteze. Hano muri stock hari ikintu cyo kurya kirimo. Arambwira ngo njye mbyikorera. Araje antera imitoma, aranswituza, aransoma, aranterura aminote y'ibihumbi 300. Izina rya 300. Ngo nze turyamane. Ibihumbi 300 byose? Papa Olivier. Ufite ibihumbi 300 tukaba twirirwa twabuze ikintu na kimwe twakora muri rugo. Birihe? Ibyo bihumbi 300 wari umwemereye biri. Du, singaya se hanayamaye kuri telefone mwereke message. Yanayaguhaye. Yayamaye. Yayamaye dore message rero. Iyo message y'ibihumbi 300 anyoreje none. Mugabo, kwirirwa mu bakobwa no mu hirya no hino ubigufashije iki? Uri ushaka gusenya urugo ngo werure neza ugiye ku muhanda. Muryango mwiza rero. Nafashwe kabanye. Gusa ariko ngenda ndashaka kubaka sheri. Niyo mpamvu ntagutaye. Nkeneye ko turera abo dufite. Uyajyana mu gasozi. Ndasaba imbabazi ko bitazongera.
ugiye gutuza se nibura ujye ufata amafaranga y'umuryango yazane mu rugo ukemura ibibazo by'umuryango. Guhera uyu munsi ibi bibaye ibanga ry'umuryango, ejo ntaza kuba byamviramo ko nabura n'akazi, ntabwo bizongera. Ngoze n'iki cyatwizeza ko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Icyo nabibizeza nuko nzajya ndahembwa yose nkayazana hano. Arakoze cyane. Ahubwo bajye bayohereza kuri telefone yacu. Nabwo nta kibazo. Arashyira konte yanjye ku kazi ari yazajya ahemberwaho. Niba yemera guhinduka koko arafata konte yanjye itanga ku kazi, umushahara we ujye uca kuri konte yanjye, twizere kuko ibyo wemeye ari ibyanyabyo. Wumve ko mbabaje, reba ibintu nambaye ngewe n'ubu bwanwa. Ndagusaba imbabazi. Mwana Sawa. wanjye mbabarira. Sibyo mwana wawe. Amafaranga yo ntabwo tuyagusubiza. Atanibuka ko yaguhaye. Nta kibazo. Kanigende njye kwiyamba musigare mu bibazo byanyu nyine ngenda kubabariye, ariko nyine ntuzongere. Faranga ukangira ndongora nitunge. Ni wemeye gutuza ukaba wemeye kuguma mu rugo, amafaranga agica kuri konte yanjye, nibwo ndi bukubabarire. Rega sheri buriya nuko utabizi. Buriya hari akagoroba k'abagabo, ariko hari igihe uhura n'abagabo batari beza, ugasanga hari imico bakwanduje kandi mu by'ukuri bitagakwiye kubaho. Ahubwo ndasaba imbabazi, niyo nakajyamo nzajya ndareba igikwiriye kizima kinyubakira urugo aba aricyo nkora. Ndasaba imbabazi ko bitazongera. Sibyo sheri? Ndakubabariye mugabo mwiza.